Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu twakoresha type tool muri Adobe Illustrator. Mbere na mbere wagenda kuri tools ziri hano ku ruhande ukakanda kuri type tool cyangwa se shortcut ya T, ugakanda cyane ukabona ayandi ma type tools ahari. Ubu ngubu ikintu tugiye gukora, tugiye gukanda hano ku ruhande ushobore kuyazana. Noneho katurebe type tool ya mbere, urayiselectiona cyangwa se ukayikandaho, kaza hano muri space ukandika ijambo ushaka, ukariselectiona hano hejuru. Ushobora guhindura size ushaka ukoresheje hano, cyangwa se ugakoresha shift ugakanda hano ku mpande kongera size ya text. Ubundi buryo ukuntu iyi type tool ya mbere ukuntu ikora, ushobora creatinga typing box cyangwa se ahantu ushaka gutypinga. Sasa rero ukahandika ijambo ryawe. Sasa iri jambo ntago ryarenga ahantu uba wanditse, uba wakoze iriya box uba wakoze, cyangwa se n'igihe wazanye amagambo ukaya pastinga ntago yarenga iyi box yawe. So igihe ushaka ko yageramo ushobora kuyifata hano ku mpande ukayongera bitewe n'ukuntu ushaka. Noneho katurebe area type tool. Area type tool ukuntu ikora, wa creating area ukoresha wenda ama shapes. Tugiye gukuramo iri bara, ukoreshe stroke. Sasa iyi area type tool wakanda kuri uyu murongo, tugabanye size. Noneho igihe urimo typinga ijambo ushaka cyangwa se amagambo ariyo yose, urabona ntabwo yarenga iriya area uba wakoze. Tuzareba ukuntu twakoresha iyi tool dukora ama posters. Noneho katurebe iyindi tool yitwa type on path. Type on a path ukuntu ikora, twakora shape nanone, ama shape ari hano hasi. Ukoresha stroke. Sasa rero kuri shape tukakanda ku ruhande kuri iyi path, runo ruhande niro rwita path, ukahandika ijambo ushaka. Uhanditse ijambo ushaka, urabona rigendera kuri uyu murongo, ntago ryarenga uyu murongo. Sasa rero ikintu twakora ni ukuriselectiona, tukariyongera size hano hejuru. Igihe iyi tool wayikoresha ushaka gukora nka badge cyangwa se kwandika ku ma t-shirt. Akandi kamaro k'iyi type on path, urabona igihe nakoze nk'iri jambo, nshobora kugenda kuri direct selection tool, iyi ngiyi hano, nkafata kuri izi mpande nkarizengurusa ikagenda hano hasi. Ikindi sasa rero, rino jambo ashobora kurikoresha ku ma badge
wenda ndi mu gukora kuri logo, urabona nk'ubu ngubu fashe kuri uyu murongo hano, nshobora kuwinjizamo hano imbere, nkahita nkoresha irindi jambo ririmo hano imbere gutya. Iyi type on path tool ukundi kuntu wayikoresha, rero ushobora gukoresha pen tool ugakreatinga path, ushaka. Tuzareba ukuntu iyi pen tool ikora. Ugakreatinga path ushaka, noneho ugakanda kuri iyi type on path, ukanzeho rero ukahandika rya jambo ushaka. Urabona riya jambo yita rikurikira uriya murongo uba wakoze. Noneho katurebe yindi tool muri type yitwa vertical type tool. Iyi ngiyo ukuntu ikora, uyikanzeho biroroshe, ihandika gutya. Iyi ngiyi vertical area type tool ukuntu ikora, ugomba kuba ufite area uri butypingemo, tuvuge ni iyi ngiyi. Sasa rero ugakanda kuri ya path y'iyo area, nayo ihandika mu buryo buri vertical, ariko ugomba kubanza wakora area yayo. Sasa rero katurebe tool yitwa vertical type on a path. Iyi nayo ugomba kuba ufite path yawe, zasobanurira mu zindi video kuno path zikora. Bakanda kuri path. Sasa rero urabona ijambo rizenguruka muri vertical manner following kuri path. Kasebe tool ya nyuma yitwa touch type tool. Iyi ngiyi ukuntu yakora igihe ufite ijambo ryawe, tuvuge ngo Himbisa Design Academy. Ufite iri jambo, iyi tool ukuntu ikora, waselectiona inyuguti imwe ushaka, ukayongera size cyangwa se ukayishyira ahantu ushaka hatandukanye, ukakreatinga design ushaka. Uvuga ngo wayikoresha icyo ushaka, ariko byagufasha igihe utakreatinze outlines, kongera design muri text uba wakoze. Murakoze.